ubutware bugaragariye abantu bwawe ni buri muri Amerika. Ubutware butegeka isi mu ibanga buri mu Burayi kandi mu gihugu cy'Ubudage. Abadayimoni bategeka isi bari muri Aziya. Amerika ni igihugu cy'abafurimaso cyo kugeragerezamo ibintu byose, byaba iby'intambara, byaba ibyo kwica abantu mu mutwe, byaba ibyo kuzana abantu nk'ibyo gukuramo inda, byaba iby'ubutinganyi, nibo babidevelop. Ubu rero bagiye gukora ikintu cy'imbaraga cyo kuvuga ngo no, ubukristo twe turabakristo, biba ubukristo ku gahato. Uwo muntu basanze ari Trump, niwe ufite ubujuje ibyangombwa by'ibyo bintu. Uzitegure faze ikomeye cyane mu buzima bw'isi. Ni nko kureba Ruto se ntiyatsinze, uriya Ruto yaratsinze muri Kenya. No, ntabwo yatsinze. Ruto yakoranye n'imbaraga, ni umukandida w'abo bantu. Erega no muri kano karere baragenda bashyiramo n'abantu babo. Hasi ko biteye ubwoba ko dusinziriye kandi uko utumereye n'amabanga umenye, amabanga akomeye umenye. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ingabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda Shalom Shalom, abari mu Burundi Shalom Shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwishi Shalom Shalom. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Pasteur Musitsuraho. Pasteur, muraho neza? Amakuru yanyu? Turi amahoro, ndabashuhuje namwe abakurikira Gusenga everyday. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza, namwe abayobozi bayo Imana ibagire neza cyane. Koze Imana ishobora byose, Imana yaturemye turindiye mu bwiza bwayo kugeza none, turagushimye. Uri Imana nyiri imbabazi nyiri impuhwe, iyo turi imbere yawe uratuzi ntacyo twaguhisha. Niyo mpamvu tukwingira kugira ngo tweze tuboneze mu ntege zacu nkeya, kandi tugushimiye ko tugeze aha hantu tunyuze mu bintu byinshi byakaye bitugirira nabi, ariko twaba twageze amahoro. Rero kubana natwe muri kino kiganiro, kandi utugirire neza, tuyobore mu kuri kose mu mahoro bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Pasteur, urakoze, Imana iguhe umugisha. Pasteur, hari abantu benshi bavuga bati kuba Trump yaragarutse ku buyobozi bugira kabiri, na cyane cyane ko mbere yuko mu igihe y'uburu bwa mbere ariwe yafashije abisirayeli gukora ziriya koro d'Abraham. Pasteur, ubivuga hiki ko bavuga yuko Trump yabaje kugira ngo yubake ruya rusengero? Ubivuga hiki? Genda kubwira fa ku bantu b'abaturage, abantu bafite ubumenyi buciriritse. Genda kubwira ubumenyi buhanitse bw'ibanga ribera ku isi. Ibintu bigenda biza buhoro bihinduka tubireba. Ndashimana yuko Imana imbeshejeho kugeza ubu ndeba ibintu bahinduka, ibintu by'amafaranga butagaciro, ibintu by'ubukungu kugenda bigwa, ibintu byisubiranamo, ibintu bya jenoside byaraje ntabwo byabagaho, ni ibintu baremye. Wose uva mu Rwanda hagomba kuba jenoside kubera iki? Abantu babanaga imyaka n'imyaniko bashobora kwicana. None se ko bavuze ngo mu Rwanda bavuze ngo jenoside ntizongere kuba, never again, siko bajya bavuga? Ubuse muri Kongo jenoside ntiriyo? Aho usanga abantu bakabica abandi bakabarya. None se buriya ntari amafoto ntagenda akagera za satellite nizatwara. None ubu ngubu ikoranabuhanga rirakomeye, hari za drones, hari ibikeri satellite mu kirere reba byose bibera ku isi. Barabireba ahubwo baba vivura bavuga okay, ari n'umurongo mwiza, abantu gupfa ari biri muri gahunda yabo, biri muri gahunda y'iyo miryango. So iyo tureba rero abantu bivuga ngo rizatabara ngo bikingo ngo no, ibyo ntabwo bibaho. Ahubwo Kristo niwe uzatabara wenyine, nta kindi gishobora gutabara inyoko muntu keretse Kristo bukiza. Cya gitabo rero no kuvuga ngo iyo miryango wavuze, iyo miryango 13 ikora kuri cya gitabo, ariko nayo ikihe cya kindi wavuze cyanditswe na isi genderaho ntabwo ari igitabo, ni ibitabo 24. Ibitabo 24 nibyo birimo programme iyobora isi kugeza Yesu agarutse, kugeza Yesu agarutse akaza agakuraho buno bwami, nkuko yabivuze muri Daniel igice cya 2 umurongo wa 43 na 4 na 5, yuko azaza agahirika ibintu byose ngo agakukumba bikagenda agashyiraho ubwami butazahanguka. Ibyo bitabo 24 nibyo isi irimo iragenderaho no munsi, ariko ababihagarariye bavuga ngo bashyire mu bikorwa niyo miryango 13. Yes, 13 niyo ishyiraho abami bareba perezida ngo wa Amerika ngo baki Nimbara ni nko kureba bagira bagapita bakora iwabo. Ese je bundi ko nabonye abantu baserebura ngo Trump yatsinze, ngo numukirisitu, ngo uriya mugore ngo numutinganyingo Imana yakoze ko atamuzanye. Bivuga iki Pastor? Oya, abantu bugarijwe n'icyago cy'ubujiji kuko bose bakirira ku bwongo. Hariho systeme yitwa extreme, bayita ngo ni right wing and extreme Christian nationalism.
iyo ngiyo ni biyita abakristo baba extremiste muri bagiye gufata ubutegetsi noneho bagende ikintu bazakora gikomeye cyane cyatangaje abantu twebwe twumvise kandi kidasanzwe nuko bagomba kurwanya pornography. Trump bazarwanya pornography barwanye n'ibintu by'ubutinganyi ariko mu kubirwanya so kubirwanya ngo barabikuraho no kubirwanya ngo babeshye babikora kandi satani kandi barabishyizeho yuko ari amafilime n'ibintu bya pornography byateguwe muri iriya gahunda ya yuriya mugore nabwiye witwaga Alice Bailey uriya mugore uwo mugore ufite gahunda neza yose isi igenderaho ubwo bwenge yanditse muri ibyo bitabo bwitwa theosophy ni ukuvuga ubwenge bw'Imana ubwo rero nta muntu baraza bakabikora kankuye nk'urugero nk'ubuzi yuko isi irwanya urumogi barwanya ibiyobyabwenge ku isi none se barabirwanya kandi rero babicuruza niyo kintu tugomba kumva ibiyobyabwenge birahingwa byatangiye guhingwa mu Buhinde mu Bushinwa birahingwa muri Amerika y'Epfo kandi ni bande babicuruza bafata abantu bakabashyira imbere babakorera bakabaha imbunda ushobora gusanga umuntu afite intwara arwana leta polisi ntimugereho ngo ni umucuruzi w'ibiyobyabwenge ariko n'umuntu uri aho ngaho ukomeye wabo bazamufata bakamufata ugasanga rimwe n'abambari be bamurwanira ugasanga bamuguye no mu ntambara ukuvuga ngo bamufashe ngo bamujyanye muri Amerika niyo babajyana ngo bagiye kumuboha yagere bakamubika ahantu akidagadura akibera aho ngaho yirira imari he's there guy bakababwe tuweruhuka kandi igihe cyo kumukuraho kiba kigeze hakaza undi byose ibyo bitabo ndabifite bigenda bifite no kuvuga twebwe ibyo bitabo byose 22 urabifite mfite ibitabo bivuga kuri ibyo biriya nise babiguha biriya byanditswe na byandikiwe leta ntabwo wabikura ese ibyo byo ni ibindi byihariye ariko se leta arabifite cyangwa yapfa kugendera kuri gahunda babahaye gusa hari ibyo bita Lucy Trust n'ibyo bitabo biba ni abantu bakora ibya printing bagakora na library niyo babika ibyo bitabo ni bande babikurikira ni abantu bashinzwe gukurikirana no kureba gahunda uko ikora bifashisha ubwenge buri muri ibyo bitabo none se abo bantu ni nk'ibyo mu gihugu kihe urebye isi ko igizwe n'imigabane 5 bari byaba biri mu gihugu kihe leta ziri muri Amerika bakora ibyo guverinoma yabo iri muri Amerika niho hari ibyo ngibyo ariko kangwira uko isuku imeze ubutware bugaragarira abantu bwawe ni buri muri Amerika ubutware butegeka isi mu ibanga buri mu Burayi kandi mu gihugu cy'Ubudage abadayimoni bategeka isi bari muri Aziya nase nkubwira uko hateye abadayimoni bategeka isi bari muri Aziya none Amerika abategeka isi mu buryo bw'abatwebwe abantu physically bari mu Burayi mu Budage niho cyicaro cyabo niho Amerika nayo ni moteri niho ibintu bikorerwa niho hari nicyo gihugu bahisemo amahanga yose aragenda akajyayo bakitwa abanyamerika ariko Amerika ni igihugu cy'abafrimaso cyo kugeragerezamo ibintu byose byaba iby'intambara byaba ibyo kwica abantu mu mutwe byaba ibyo kuzana abantu nk'ibyo gukuramo inda byaba iby'ubutinganyi nibo babidevelop ni ukuvuga ngo iriya ni operation zone aho bakorera ibintu byabo byose intwaro za kirimbuzi ibiki usibye ko intwaro za kirimbuzi ntabwo babikora muri Amerika gusa no mu Burusiya barazikora no mu Buhinde kandi buri hantu hose Amerika ifite ahantu bita ngo ni Area 51 ariko no Bushinwa barahafite twebwe impamvu byo muri Amerika twabimenye no kwitangazamakuru bo bagerageza kuvuga ukuri n'ukuri dufite tugenda tumenya tubukesha yuko Amerika ko yari yagiye kubera bahashyize ikintu cyo abantu kwishyira ukizana bakavuga freedom of speech harabagiye bavamo bakabivuga kandi Amerika ko yabaye ari igihugu cy'abakristo cyane bageragezaga kugira impungenge zibiriho ubu rero ko barebye bagasanga antikristo agiye kuza kandi antikristo ntabwo yemera kuza nta abantu batari mu idini kuri byo abantu kuvuga muri science ngo nta mana ibaho ibyo bigomba kuvaho hakaza igihe periode y'abantu kumva Imana bakajya no muyobokamana koko ariko iryo yobokamana atari yobokamana rya Kristo ari yobokamana rya antikristo kandi abantu bavuga ngo bararamya Kristo niyo mpamvu rero muri Amerika hagiye kuhavuka umuryango ushingiye ku buheza nguni bwa gikristo abantu benshi babiyoberemo kuko imbaraga z'abakristo zose muri Amerika niho hari abaporoso
bakire bakomeye bandika za Bibiliya no hari abavuga butumwa bagerageza kuvuga ibindi bihugu se nk'Ubushinwa nk'Ubuhinde nk'Uburusiya wabona ibintu byitwa Imana nk'ahangaha mu Burayi usibye mu Bwongereza wenda niho bagerageza nabo ukari kubyararangiye mu Budage ubu ugiye nko mu Burayi no gusanga abantu b'abamisiyoneri bafasha ivuga butumwa mu kwisi ni bake cyane baragenda basaza bavamo haza urubyiruko ntabwo ibyo rubyitayeho ubu rero bagiye gukora ikintu cy'imbaraga cyo kuvuga ngo no ubukristo twe turi abakristo biba ubukristo ku gahato none ubwo bukristo ariko ari antikristo bukorera none se kubera kuri ya mugore batamuhisemo urebye kandi ari we yarashikiye ubutinganyi uriya mugore kumuhitamo bate kuhitamo kugira ngo atsinde abe perezida wa Amerika no kandi nk'ubwo barashaka gushyiraho ikintu gishya barashaka gushyiraho umuntu w'imbaraga ugiye kuba dictateur nakubwo agomba kuba autocratic uwo muntu basanze ari Trump niwe ufite ubujuje ibyangombwa by'ibyo bintu agiye gushyiraho tangira tariki 20 z'ukwezi kwa mbere leta ya Amerika numva ngo Trump yarahiye uzitegure faze ikomeye cyane mu buzima bw'isi faze ubona urebeye kuri ibyo bitabo n'intuza yawe ubona iyi faze agiye kwinjira faze yinjira muri autocratic utware buyoboza bari mu isi igitugu tugu gikomeye cyane kandi gifite imbaraga gifite filozofi yitwa anocracy kumenya gukina ukaburi dictator kandi ukoresha ikinyuma cya demokarasi ibyo nibyo bigiye kubaho none se yarusenge koko ko yakoro twatangiriraho yakoro d'Abraham twavuze yakoro d'Abraham urabizi ko ari we yayihagarariye ubushize igihe ari perezida none abantu bakavuga ko agarutse ati Imana ishobora kubimwemerera kugaruka atano ko banamurashe bakanamuhusha ati Imana ishobora kubimwemerera kugira ngo aziyubake ya rusengero bivuga iki pastor genda kubwira fa ku bantu b'abaturage abantu bafite ubumenyi buciriritse genda kubwira ubumenyi buhanitse bw'ibanga ribera ku isi ibanga yego niyo mpamvu itangazamakuru yaza rikabisha rikavuga Trump abantu bagenda bajya gutora ngo batoye Trump nta nukundi bajya bagomba kuri batora birabira ukuntu babikora ntugira ngo ibintu byoroshye uriya mugore ntashobora gutsinda kandi yari afite abantu benshi bamushyigikiye ni nko kureba Ruto se ntiyatsinze uriya Ruto yaratsinze muri Kenya ntabwo yatsinze Ruto yakoranye n'imbaraga ni umukandida w'abo bantu rega no muri kano karere baragenda bashyiramo n'abantu babo karere mu bihugu byinshi bagenda bashyiraho amatora bakavuga ati uyu nguyu ikintu cyanyemeje kuri Ruto nuko byari byaraniranye baza abantu bitwa bavuye muri Venezuela baraza bijira mu mashini mu bitangaza bikomeye baherekejwe n'umuntu n'ingabo barinjira mu mwanya bahindura amajwi none ubuzabuze n'uriya perezida vice perezida yaheretse kwegura nako birukanye ubutugashagwa nabwo yarabihamije avuga ko ayo majwi bayivye Ruto atatowe mu buryo bwiza ariko kuba rutaratose aruhuza ubyo bose bazamukura bamushobore ubusije bundi munyigaragambye ntibari bamurangije mu myigaragambye yakijwe n'iki se yagize ati afata kiriya gisaza cyo bita ngo ni Raila Odinga agishyiramo sinzi ukuntu bafite ukuntu bakibwira buriya Odinga bamuhaye yuko n'ugiye kuyobora Afrika AU yari African Union niba bashaka kugira ngo ayobore ndetse kubera igikorwa cyo yabakoreye cyiza Kenya kugira ngo bayigarurire sinzi yuko bashobora kuzamuhemukira ntibamuhe umwanya ndibwira yuko umwanya azawubona birane ibintu bibera ku isi n'ibintu bitoroshye ntabwo ushaka kumenya uko bikorwa none se wewe wavuga nyine ko rwego buharitse rwo rusengero ubona yisomye no byashe Yohana mu gice cya 10 muhere ku murongo wa mbere haravuga ngo ugere urusengero ngo ariko ngo amarembo yango yareke ngo azasiribangwa n'abanyamahanga ngo umwaka na 60 nangahe ubivuga iki pasi no birano ubuhanuzi mvuga gihanuzi ntabwo ushobora kuyibara nkuko twe tubibara baro ngo zarupima imikono ingahe uri ku mikono ingahe kandi ibyo bintu byavuzwe na Ezekiel Ezekiel yarabivuze mu gice cya 18 noneho rero ibyo ngibyo tugiye kubijyamo none ahanga byabisaba kandi no gusobanura ubuhanuzi kandi ni ibintu byasaba ibindi kubanza kumuntu kubanza kareba tukareba ingingo kwiri tugendera nkwerekana ha byakayuvuga none se ko bamwe baravuga bati muri Isirayeli impamvu ni muri kubaza bamwe baravuga ati inka zarabonetse ati inka zarabonetse zirahari ati n'abatambyi amagana 200 bamwe barabatozwa amaze imyaka ingahe bategura ati rusengero rugiye kubakwa ati n'ibikoresho ati bigiye kubakwa ati rumva ko bamwe bakavuga ati urusengero ruzubakwa itoro ryarazamutse abandi bakavuga ati urusengero ruzubakwa itoro kiri mu isi urabivuga iki pastor icyo nemera nakikubwiye nabwo ko urusengero rugo rugomba kubakwa hari impamvu zibigaragaza icya mbere iyo dusomye muri Bibiliya reka manze dusome Daniel igice cya 9 Daniel ibice 9 umurongo 20 ibyumweru 70 niyo nsanganyamatsiko no bakavuga bati nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli
2:2 kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana. Gikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza nimugoroba igihe cyo gutamba igitambo cyane nimugoroba cyendaga kugera ankoraho, arambwira nyigisha ati Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane, nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Urumva n'ibintu bijyanye no kwerekwa. Ibyumweru 7 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka ku iteka ryose, ibyerekanywe n'ibyahanuwe fatanishwa ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazatangira kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7. Uracyumva? Bariya igihe cya Nehemiya bubatse Yerusalemu n'impavu n'ibiki byose kuyikora byatwaye imyaka 49. Niyo mpamvu Yesu igihe yavugaga ngo, Yesu yigeze kuvuga ngo nimusenye urusengero rwubaka mu minsi 3. Baramuseka baramwita ariko wowe ntiwasaze. Urusengero rwubakiye imyaka 47 wewe warwubasira mu myaka ingahe? Mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga wari umubiri we. Noneho ubwo n'ubuhanuzi yavugaga mu mvugo izimije ntibayimenye. Ariko icyo twemera, icyo twiga ni uko ngo urusengero ko rwamaze imyaka 47 ni ukuvuga ushyizemo no kubaka no kusiza n'ibiki byose, niyo byumweru 7 byagize bite byahanuwe. Byumweru 7 kandi byumweru buri cyumweru bikibarira imyaka 7 gukuba na 7 niyo myaka 49. Aravuga ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze kandi habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Urabyumvise neza? Ibyumweru 7 yishize ibyumweru 62 bibe ibyumweru bingahe? 69. Kandi ibyo byumweru nibishira ko bizashira igihe Mesiya yicwaga. Yafashe ibyumweru 7 62 ugashyiraho 3, ibyumweru 62 ugashyiraho 7 69 gukuba 7 ni imyaka ingahe? Ushobora kuyikuba ariko uraza gusanga ari imyaka 434. Yishize imyaka 40 ngaho ushyira imyaka 49 ibaye imyaka ingahe? Ni imyaka 483 mu myaka yateganyijwe 490. So ni ukuvuga 483 yarangiranye no kubambwa kwa Kristo. Niyo mpamvu birivuze ngo ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye, maze abantu b'umutwaro uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nko gutembanywa n'umwuzure w'amazi, intambara n'ibyago bizagenda bigeze imperuka. Niko bitegetswe. Uwo mutware wa wundi nguwo uzatembanywa n'amazi, uwo mutware azasezerana benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Urumva yuko hari ibitambo n'amaturo bizabuzanywa nyuma ya Kristo. Ibyo bitambo ni ibihe? Iyo bavuze ibyo bitambo ni ibihe pastor abantu dukurikiye? Ni ibitambo bizatangira gutambwa dutegereje muri urusengero barimo bashaka kubaka. Ibyo bitambo ibitambo cyo bigiye gusubizwaho. Uriya muzikiti uri hariya witwa mazikiti hari akisa bagomba kusenya. Husenya. Yes. Kandi ubi ntandaro y'intambara ikomeye. None hati Kristo nazeyo ntaba niyazahosha yicare muri urwo rusengero. Urwo rusengero rwicaremo. Yicare nk'umutware ayobore kandi nka Kristo waje. Noneho azakirwa agenda amasezerano. Nageza hagati imyaka 7 ngo isezerano rimara icyumweru kimwe. Nirigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuza azaza kwibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. No kuvuga muri system iyi ngiyi umwuka uzaza bizira bizabimaze kuba kwisi, Antikristo azahinduka agaragaze kamere ye kuko azaza imbere yihishe yigize nk'intama, bamwakire bamwita umukiza. Azagaragaza kamere ya Satani rero ano nabo murimbuzi nyuma y'icyumweru kimwe, nyuma y'igice y'imyaka 3 n'igice, ariyo gice cy'icyumweru. Noneho narangiza nicyo kivuga ngo umurimbuzi azazira kwibaba ry'ibizira. Ibizira bizaba bikataje kwisi. Abizemo rero noneho arwana intambara ikomeye.
ikomeye nibwo uriya mugezi wa Ufurate uzuma, ingabo zituruka iburasirazuba zije kurwana teranire aho ngaho. Yesu Kristo nibwo azaza ziteranyirize mu rwobo rukomeye cyane rwita Herimagedoni, niho azabarimburira bose bashire. None ko baravuga yuko uruzi Ufurate rwa rutangiye gukama, urabivuga iki nabyo? Uruzi Ufurate ko rutangiye gukama ntabwo nabihakana, kuko turi mu gihe cy'intambara iganisha ku kurangira kw'isi, hakabaho kuza kwa Antikristo. Antikristo no hakarwana intambara y'umwuka arwana na Kristo, ko Kristo Yesu azaza aje kurwana nande na Antikristo kumugaragara. Ariko hagati aho in between hariho igihe itorero ryo rizagenda, icyo rizabaza rigende, rizagenda mu bihe by'amage n'ibihe by'amakuba byo kugeragezwa. Nibwira ko Antikristo we niba itorero rizagenda gato mbere cyangwa se rizagenda ya ntambara cya cyumweru kigize hagati, ariko ntabwo rishobora kurangiza icyumweru, ko icyumweru kizarangirana n'umujinya w'inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana. Gusa ngewe ndemera yuko Antikristo azakora ku mugaragaro itorero ryazamutse, kuko mu Batesalonike bavuga ngo hari kimubuza gukora, kimuza kuza. Ubu ngashobora ni itorero baravuga nuko umwuka wa Kristo agihari agikora, ni ubuntu bw'Imana kugira ngo Imana ibanze itwara abayo. Naho ubundi si itorero, itorero se niri itorero ni iki? Itorero riri he? Ko riri mu ibanga, maze rero icyo navuga kibuza ni Imana yonyine igishaka gushaka intore zayo ngo izikure mu isi. None se mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu biri muri Bibiliya ko no kubaka rero rusengero birimwo, ntabwo twamenya ko ibintu biri hafi gose rusengero nibaguba ko biri hafi ibintu uri murareba. Kandi rero byatangiye nk'ubwo bagiye gusenya rero rusengero rw'Abayisilamu, kandi nkubwira ntiyo gahunda irahari yo gukora ibyo byose rusengero n'iyari bazatangira kurwubaka Antikristo atari yaza, ko Antikristo agomba kuza mu rusengero rwarangiye rumeze neza, bamaze igihe barusengeramo. Yes, barusengeramo bakora mihango, batamba n'ibitambo byabo, n'abatambyi niba barabegeranyije. Ibyo bintu birahari, ndabyumva niyo nanjye, ariko nuko nzi ya principe yuko ibyo bihari koko. Ibyo rero bigomba kutwigisha iki? Bigomba kutwigisha gukanguka tukamenya yuko isigana ku musozo. Urabona ko abantu muri iyi minsi ikintu bakibashishikarije ntabwo ari ibintu by'Imana. Abantu benshi babashishikara no kwiruka mu by'isi, gushaka amafaranga, kwiga. Abantu n'abantu barangije afite imyaka y'ubusaza ubona bakomeza biga bashakisha ubwenge kugira ngo bazabone imyanya iri hejuru. Urabivuga iki Pastor? Abo ngabo impamvu bavuga batyo, dore amagambo y'Imana dusanga muri Luka 21 umurongo wa 34 aravuga ngo, hatabaye tuvuge umurongo wa 33, ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ni Yesu Kristo. Ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose mumeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Umunsi abantu bose bazatungurwa. Wowe abantu ntacyo babakorera, wowe kora umurimo wo kuvuga ubutumwa. Imana umwuka wera niwe utoranya. Ntabwo abantu bashobora kumva iby'Imana, barabyanga. Ntabwo iyo uvuze ibintu nk'ibinyi baravuga ngo kubatera ubwoba, ngo Kristo yarabirangije. Kandi uwo Kristo bavuga ubakoreramo ni umwuka wa Antikristo. Iyo babwiye icyo ubuhanuzi birivuga bo ntibakishaka kucyumva, barashaka andi magambo ya Antikristo n'umwuka we ubayobya kugira ngo barangaze. Akaba ari ikibazo gikomeye cyane. Tugana ku musozo Pastor, bubaka urusengero n'ubwo biri muri gahunda yo kubaka urusengero. Ukuvuga ngo icyo umukristo yakora niki mu gusoza, niki wakangurira abantu batuye isi, y'abantu bari muri mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Afrika, abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Oceania, ikintu wabakangurira niki? Abakangurira bazumva kino kiganiro bumva ururimi mvuga, nibiyaruri tangire gutekereza inzira ikwiriye yo guhungiramo, kuko bariya bana b'umubi bafite ubwenge, bari baracukura za bunkers munsi y'amazi, aho bagomba guhungira mu gihe cy'intambara ya nucleaire. Yes, baba bamaze kubitegura, ubuhungiro bwabo bamaze kubugira kubutegura. Ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe cya 19 igice cya 16 bavuga uburyo ubwami bwa Antikristo buzajugunywaho umuriro waka, n'abazaba bari munsi y'amazi bazakurwayo. Abari hose n'abazaba bari mu kuzimu Imana yasazabakura. Abazaba bihishe mu kuzimu bashobora kwihisha kuko Satani ababeshya, bakihisha kugira ngo izi ntambara bateza ku isi zitazabagiraho ingaruka, kuko muri cyo batekereza. Ya miryango 13 wavuze, gahunda yabo nuko bamaze gutegura ko izo ntambara barimo barategura gusuka mu isi, ko bo bazahungira munsi y'amazi. Yego, bazahungira mu buvumo. Bamaze gukora, barabyubatse, byararangiye. Ese babyubatse mu bihugu byinshi, harimo bagenda babyubaka munsi y'ubutaka bukomeye, ariko mwibanga. Bazi ngo intambara nuko ibayeho, baba barateguye ibyo kurya byabo n'ibiki bishobora kumara imyaka nka 10 bibereye iyo ngiyo badasohoka, bafite buri kintu
cyose bafite buri kintu cyose, amasabune ibyo bazameshesha bakora iki, ugeze igihe bazumva yuko wa mwuka wahumanyije isi ugabanyutse kugira ngo basohoke, ariko ntibazarokoka, icyago kizababaho, bazarimbuka kuko Imana niyo yabivuze. Hasi ko biteye ubwoba ko dusinziriye kandi utumereye n'amabanga umenye, amabanga akomeye umenye. Ni iryo nshaka kubwira. Ubu ngubu twebwe twiriye kuba turi aho, turi maso, tureba buri kantu kavuga, buri kantu kabayeho, tugatekereza, tukareba Bibiliya ahantu aho irimo iratuganisha. Pasiteri urakoze, reka tugushimire, ubutaha tuzakomerezaho. Imana iguhumugisha Pasiteri. Sinzi usoza ko hari ikindi wakongeraho. Nta kintu nakongeraho, cyo nagomba kongeraho ndakivuze, ni ukubashimira gusa no gutekereza yuko ari byiza yuko abantu bazumva kino kiganiro bazakorwa ku mutima bagakanguka, umutima mubi wo kugira ngo imitima yabo inangire, uwo mwuka utsindwe mu izina rya Yesu. Amen. Ahubwo bahindukirire Kristo. Pasiteri, hari umuntu ushaka akubonye hano kuri Gusenga Everyday akaba yifuza nimero zawe by'umwihariko, avuga nzamubaza ibibazo kuri inyigisho no zitambukije, watambutsa nimero? Ya nimero yanjye ni 0788 50 60 76, kandi iyo nimero yanjye niba no kuri WhatsApp. Pasiteri, reka tugushimire, tukubwiye Imana igumugisha, reka dushime n'umuntu yarabanye natwe muri kano, tubwiye nawe Imana igumugisha, reka dushime umuzo ufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabiparita cyangwa akabihereza inshuti, tukubwire ngo Imana igumugisha. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugora, kandi mwese tubasaba ngo ikiganiro nimurangiza kucumva mugihereze inshuti, nugihereze inshuti yawe. Uyu muntu ugihereje ashobora gukanguka yarasinziriye, kandi ikiganiro uzagihereze yawe ukijijwe yawe udakijijwe, ikiganiro uzakimuhe kuko ashobora gukurikirana icyo kiganiro agakanguka akamenya aho isi igeze. Amina. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Shalom shalom. Amen. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.